Nge ntabwo ndi butinye umuntu ngo umutinye kubikubwira. Muntu wese uzi kusenga Imana ukizera Imana ugakorera Imana birasaba ugomba kumenya ko umuvumo ufata imyaka irenga 400 kandi umuvumo nahahise hawe ariko hangiza hazaza hawe ku buryo ushobora gupfa kubikora ko nkora cyane ukomera nk'abandi kuki ibintu bidaku ibintu bikomoka birava kuki ese ni kubyaha ni kubasogokuru ni ku muvumo nabo twarwanye nabo duhanganye nabo nibyo iwacu bakoze nibyo baterekereye kuko ibintu birakomeye nabibabwiye nongera mbisubire uwo mwuka ni nawo imivumo yihishamo yamara kwihishamo ikangiza abantu benshi cyane ngo ariko umwuka wose cyangwa umuntu wese uhamya avuga ko Kristo yigize umuntu wa mwuka wemera ubutatu bwera. Abantu batemera ubutatu bwera nabo ntibashobora kubohoka. Ukirinda rwose gusenga ukoresheje kode ya shitani zigera kuri 3 ariko bana n'izindi kode nka 7. Kode ya mbere ngo nibura Imana bikore, iyo ni kode ya Satani. Tuzongeye no gusenga gutyo. Jya wizera ngo Mana nzi ko ushobora byose bikore. Iyo utangiye ngo Mana ngo niba wabishobora bikore deja wabyisha. Mera nk'umukozi w'Imana yavuze ngo Mana nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Indi kode ya kabiri yo kwa shitani none bakoresha amahoro y'Imana nabane nawe. Umugisha w'Imana ugumane nawe. Nagarutse kugira ngo dukomeze gusenya bya bicaniro, gusenya bya bihome byakurwanyaga kuko twavuze ubushize badukurikiye twanababwiye ijambo rikomeye. Ndavuga ngo ibyakubayeho imyaka itambutse ntugomba kubyambukana muri 2023. Imitwaro isi yaguhekesheje abantu bagwije igomba gusigana na 2022 aho turimo tuganira ku magambo yitwa umuvumo cyane cyane ko muzo karande twayiganiraho mbere ko umuvumo cyangwa amagambo gusa iyo wibonaho ibintu nakubwira ko umuvumo ufata ahantu hatatu demeje ahantu hamwe hazwi ni uruhanga rugaragara destination n'amaboko agaragaza ibikorwa ukora ndetse n'ibirenge cyangwa amaguru atuma duhagarara tugakora. Rero Imana ikumpera umugisha. Nakweretse icyumuvumo cyo mu buryo butandatu bakuri ikiganiro cy'ubushize ariko kubuheruka umunsi weje ku ntambwe ya mbere nakubwiye ibintu bigomba gukorwa kugira ngo umenye ko kwitandukanya nizo za karande. Karande iteza umubabaro, umuvumo uteza umubabaro, rimwe na rimwe hakaba ibintu bamo kandi kubaza ngo se ko ntacumuye ntakoze icyaha byavuye kuki. Ariko mwabantu umuvumo mara imyaka irenga 400. Umuvumo ufata imyaka irenga 400 kandi umuvumo nahahise hawe ariko hangiza hazaza hawe. Nuvuga ngo niba hahise hawe ari habi nahazaza ni habi mu gihe tubashe ku breaking izi curses tutabashe gufata umwanya ngo tusenye. Wibuke ko nakubwiye nibora kuri ikiganiro cyane nababwira ngo ubundi umuvumo bawita ko ari ikiziriko gihishe. Umuvumo ni ikiziriko gihishe ku iterambere ryawe kikuziritse. Baravuga ngo the curse is the rope invisible. Ifata ibintu ikabibinding ikabihambira ku buryo ushobora gupfa kubikora ko nkora cyane ukomera nk'abandi kuki ibintu bidakunda. Rero nagarutse ni Pastor Nambabazi Jean Baptiste inshuti yawe ugukunda ukwimvamo kandi ngusengera kandi nkubwira ngo umutima wagukiye kukwakira no kugira ngo tubane muri aya masengesho agiye gutangira ku wa mbere nzabwira itariki azatangiraho kandi azihura mu kanya aho umuntu ugira ikibazo we kurikirana ubwo umenye intambwe ya mbere umve ni intambwe ya kabiri n'umugozi uzirika amasezerano yawe. Ni umuvumo ni ikirere cy'abadayimoni gifunga imigisha iva ku Mana ku buzima bwawe. Umuvumo ni ikintu gihagarika aheza ahazaza no kugwa. Indwara z'uruhererekana kavuye mu bintu kutagira umutekano aho twabonye ko intambwe ya mbere ngiye kuyisubiramo no kubanza kumenya isoko.
kumenya neza aho ibintu bikomoka, birava kuki, ese ni ku byaha, ni ku basogokuru, ni ku muvumo, nabo twarwanye nabo, nabo duhanganye nabo, nibyo iwacu bakoze, nibyo baterekereye, kuko ibintu birakomeye. Nabibabwiye nongera mbisubiremo, umusaza witwa Nowa arahaguruka aravuma, aravuga ngo Kanani azaba umugaragu w'abagaragu, si no kwitwa umwana kuba umugaragu, azaba umugaragu w'abagaragu wa bene se, hamuno ngature mahema yo. Ibyo turabizi ko Kanani yaje kugenda. Iyo ni umuvumo kandi umara igihe urapendinga, ushobora gutinda mu kirere ntubimenye, kandi umuvumo ntiwakubuza kwiga, ukikwimisha n'akazi, ntiwakubuza gucuruza, ikikwimisha n'ukunguka, ntiwakubuza kubyara, ikikubuza no ku bana bakunanira bakinywera itabi. Umuvumo uragenda ukazenguruka, ukataka ikirere cyawe, ukakivuruguta cyose, ugasanga ubuzima buranze. Aho twabonye ko intambwe ya mbere twayiganiriyeho ni ukubanza kumenya fondasiyo, cyangwa se kumenya source, kumenya ngo ikindwanya gishingiye kuki. Si gishingiye kuki kuko ariko yavuze umukozi w'Imana witwa Yeremiya mu bice 5 avuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho, ntitwikoreye ibicumuro byabo. Abahungu bikoreye insyo, bakobwa bafite ku gasozi ku musozi, abantu bafite ingoro. Umva deja ni wa muvumo ugiye ukabika kure, ni wa muvumo ugiye ukomera ukajya kure, ugasanga biragukomereye. Rero by'ukuri kubanza ukamenya icyo nakwita isoko yawe nzima, ugasobanukirwa ibi bindwanya gute, se bituruka he. Aho nakubwiye ko hari ahantu harenga 7 umuvumo ujya ukunda gukomoka. Icyambere ni ku Mana, kuko Imana iyo utayikoreye neza umuvumo ukomaho. Icyakabiri ni kudakora iby'inshingano mu murimo w'Imana, bikomaho rwose nta banga. Nge ntabwo ndi butinye umuntu ngo umutinye kubikubwira. Muntu wese uzi kusenga Imana, ukizera Imana, ugakorera Imana, birasaba ugomba kumenya ko no gutanga icyacumi ari itegeko mu buzima bwawe. Abantu batinya kubibabwira kugira ngo mutabatera amabuye, ariko iyo ufite icyanditswe ubutinya iki? Iyo ufite icyanditswe ubuhogo piki. Icyanditswe kiravuga make ngo muravumwa wa muvumo. Urumva ko n'Imana ibuze. Ikindi bawuhakana, muzamenye ko mu gihe cyose bari mu butayu, Imana yabwiye umugabo umwe witwa Mose ngo fata bano bantu, ufata ubwoko bujyane ku musozi wa Ebale, abandi bajyane ku musozi wa Gerizimu. Abo kuri Ebale bavuga imivumo, na Gerizimu bavuga iki? Bavuga imigisha. Abagiye kuri Ebale n'ubundi ni abavumwe, ntago hagiye bazima, kuko nta munyamuvumo uhesha undi umugisha, nta n'umunyamugisha waguhesha umuvumo. Ahubwo igihe cyose cy'urura niki nuko ugomba gusobanukirwa, ukamenya ngo urabangamiwe. Rero ku ntambwe ya kabiri tugiye kureba yo kugira ngo umuvumo ukuveho, iya mbere ni ukumenya isoko kugira ngo ubashe kubohoka. Ibyo twabibonye. Iya kabiri yo ni iyihe? Rimwe na rimwe mbere yuko nyinjiramo, wagombye guhamagara Imana, ukayihamagara wizeye, ugasenga wizeye, kandi ugahagarara uvanaho ikintu cyose cyagiye kikubera umugozi n'ikiziriko, kugira ngo ugere ku ntsinzi ikwiriye, kandi warangiza ugashaka kugufasha mu kumva no kubohoka by'iteka, kugira ngo ubashe gukizwa ndetse no guhagarara udatsinzwe. Intambwe ya kabiri yo kugira ngo dutsinde umuvumo kandi tuwukate, cyita ku breaking curses, kuyishwanyuza ikavaho, cyangwa se guca uwo muvumo nta kindi. Ugomba kumenya ko ijambo ry'Imana rigaragara muri Yohani wa mbere ibice 4 umurongo wa 2 n'uwa 3, hari amagambo avuga ngo muri we, kandi avuga mu buryo ntabwo nyasoma yose cyangwa nyatware yose, ndavugamo gahoro cyane. Ni ukuvuga ngo gira kwizera muri Kristo Yesu. Cyo bita guhamya kwizera kwawe, kwemera kwizera kwawe, ariko kukabera muri Kristo Yesu, kikubera umuntu ari we wese. Nuvuga ngo ukwizera kwawe no guhamya kwizera kwawe bikorwe mu izina rya Yesu. Ni intambwe ikomeye, kuko nta umwe wakwibohora umugozi, kandi ibyiringiro byawe bigomba kuba biri muri Kristo Yesu, kuko niwe banze ryo kwizera.
niho imyuka yose yo kutumvira Imana yagiye ihorerwa. So rero iyo buri muntu wese cyangwa umwuka wose uri muri Kristo Yesu, ni nabwo dukurwa muri wa mubiri w'abantu, kuko umuvumo ukorera muri uyu mubiri twambaye, umuvumo ukorera muri buzima tubamo, umuvumo uhiga muri buzima duherereyemo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo umaze guhindukira ukegera Imana ugakorana n'Imana, Imana ibana nawe ukabasha kubohoka. Bivuze ngo ibyiringiro byawe bishingire muri Kristo Yesu, kuko niwe wenyine ufite ubwo bubasha, nubwo yakoresha abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Imana ikumpera umugisha. Aya magambo ndumva ari amagambo meza umuntu wese akwiye kumenya. Ni ukuvuga ngo mbere yuko utangira gusenya iyo karande, si uko gusa ubishaka cyangwa ubikeneye, ahubwo nuko hariho imbaraga z'umusaraba Kristo yadushyiriyeho kugira ngo tubashe kubohoka. Bivuze ngo kwa kwizera kwawe no gushikama kwawe no kwegera kwawe bituma wizerera muri Kristo Yesu, bituma wizerera muri Kristo Yesu mwana ntama w'Imana. Nibyo byonyine bigufasha noneho ukongeraho n'abahanuzi Imana yasize n'abashumba Imana yasize, kuko uyu munsi Kristo yasize uwo murimo kugira ngo tuwukore. Aya magambo ugomba kuyumva. Haravuga ngo by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the another Antichrist, which you have heard come and now already in the world. Nuvuga ngo umwuka wose utavuga ko Yesu Kristo yaje ari umuntu yarangiza akaba Imana, uwo mwuka ntiwavuye ku Mana. Nuvuga ngo mbere na mbere yuko karande ivaho nukubanza kwemera ko Kristo yaje ari umuntu, yarangiza agahinduka Imana, akanadupfira, akanatubambirwa, akanatuzukira, akaduha n'isezerano ryo kubohorwa buri mugozi uwo ari we wese ku buzima bwa buri muntu. So ngo intambwe ya kabiri nta yindi ni ukwemera ahangaha. Nuvuga ngo umwuka wose, umuntu wese cyangwa umwuka uwo ari we wose utemera Kristo, cyangwa se uwo muntu ntiyemere ko Kristo yaje ari umuntu agahinduka Imana, uwo mwuka uvuye kwa Shitani. Uwo mwuka ni nawo imivumo yihishamo, yamara kwihishamo ikangiza abantu benshi cyane. Ngo ariko umwuka wose cyangwa umuntu wese uhamya avuga ko Kristo yigize umuntu, wa mwuka wemera ubutatu bwera. Abantu batemera ubutatu bwera nabo ntibashobora kubohoka. Batemera ko hari Imana Data, Imana Mwana n'Umwana Umwuka Wera. Aho batatu bakabahura icyo taba persona batatu. Umuntu wese rero udahamya ibyo bintu ukita Yesu kundi kuntu, uwo mwuka yukugiyeho bantu b'Imana, ahari naho dushaka kubohoka burundu. Hari impamvu utabohotse, hari ibiganza byakurambitsweho ariko bitajya byemera ko Kristo yaje ari umuntu agahinduka Imana, akadupfira, akanatuzukira, akaduha umubiri, akavuga ngo azagaruka tujyane. Uwo mwuka rangote se forimora. Ndagira ngo mbwire ngo aya magambo mbabarira uyumve neza, muntu ukurikira mwe bwabera ministry y'ishene yawe kandi ufite mu ruhare, ndetse niyo bwite nawe urabizi, wakagize mu ruhare ukora comment na share ndetse narakuduhamagara. Nuvuga ngo uyu mwuka muzasanga hari abarangi, bari abantu usanga bafite abapfumu, imyuka mibi yose, kuko nk'urugero bavuga ngo birukanisha imyuka mibi, myuka mibi. Umuriro wazimya undi muriro,
cyangwa umuriro wakongera undi muriro. Rero kugira ngo ubashe guhohoka, umaze kugira ngo umuhanuzi, umukozi w'Imana, umunyamasengesho, kugira ngo ukorere deliverance ihagije igukura kuri icyo kiziriko, ikuvana iyo za ropes zitandukanye, ko nabwe ngo ni invisible ropes binding your destiny. Bisaba kubanza ukavuga, ukatura iri jambo kwatura sinzi ko undi yanyumva, kuvugisha akanwa kandi ntuvuge bucece, ukavuga mu buryo bwumvikana. Wowe ubwawe ukatura n'akanwa kawe kugira ngo bigende. Ni amagambo nkunda cyane. Ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukabyizera n'umutima wawe wose, Imana izakubohora igukure mu rupfu. Uzakizwa kandi uzagira umutima wizere, ukeye, ndetse ukoresha akanwa kawe uvuge mu izina rya Yesu, uzakizwa kandi uzabohoka. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with your heart one believes into righteousness, and with the mouth confess is made into salvation. So nuvuga ngo mu bintu bikora mwabwe cyagiye cyambere ngo imuvumo ukoreshwa kanwa, uvuma akoresha kanwa, ugambana akoresha kanwa, ukora ibikorwa akoresha umunwa. Nawe wagombye guhaguruka ukatuza kanwa kawe yuko Yesu ari umwami, yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, kuko imbaraga z'akanwa zikurwaho n'izindi mbaraga z'akanwa. Kandi by'ukuri niba hari abantu basigiwe guhemuka basizwe na Satani, hari abandi basigiwe gutabara abantu no kubarengera. Hari Imana yahaye akanwa kazima, akanwa karema, akanwa kubaka, akanwa gafite imbaraga. Abo rero nubwo hari abasigiwe guhemuka bakoresha umunwa wabo, hari n'abakozi b'Imana basigiwe bafite akanwa kuzuye ibyo kuvuga kandi bakavuga kumvikana. Wibuke ko nakubwiye ushize ngo ntabwo umuhanuzi atanga ibyo afite mu mufuka, ahubwo umuhanuzi atanga ibyo yahawe n'Imana guhesha abandi umugisha. Yaguha inzu ntayagira, yagusabira imodoka ntayagenderaho, yagusabira kubyara we nta mwana arabona, yagusabira kujya mu bihugu byo hanze wataragenda, kuko afite umunwa. Ntiyakoze umunwa w'ubugome, ntiyakoze umunwa wo guhemuka, ahubwo amavuta y'Imana yamuhaye akanwa kuzuye ibikwiriye. Haleluya. Kandi barahari. Data we, hamagara, n'ubutahamagara je n'abandi bahamagara, kuko umukozi w'Imana iyo umaze kwatuza muri ya ntambwe ya kabiri, akanwa kawe koresha uwo munwa Imana yaguhaye. Ukoresha usebanya uvuga n'abantu, ukoresha usenya abakozi b'Imana. Kimwe nuko hari abantu batazigera bakira karande, batazigera bakira umuvumo kubera kwirirwa basebye abakozi b'Imana, babavuga nabi, banabagambanira. Burya uvuze nabo umukozi w'Imana, ubuvuze Imana yamutumye. Ariyo mpamvu benshi mwaheza aho hantu. Uravuga icyo wamuhaye, deja wamaze kwica umuti wawe, uzakubera uburozi kubera akanwa bakoresheje. Iyo igihugu gitumye guhagarara mu kindi gihugu, ntabwo bareba uhagaze, ahubwo baramwizina ry'uwamutumye. So Imana itumye umukozi w'Imana, Imana iguhaye umushumba, aho kugira ngo umwegere uce bugufi, ahubwo wagukiye kuvuga no gusenya. Uwo muvumo ni urangije benshi. Umuvumo wo kuvuga abakozi b'Imana no kubasebya bawita ngo ni umwuka w'uruzerero. Uwo muntu arinda apfa atagize idini ahagararamo, kuko ni umwuka w'uruzerero bugenda gwe. Kandi ntabwo busuzuguye uwo yatumye, ahubwo ntabwo busuzuguye watumwe, ahubwo busuzuguye iyamutumye. Rero hari abantu bakoze umunwa wo guhemuka, kuvuga nabi, kugambana, kuvuma, akavuma ibyawe. Ariko Imana ishimwe, hari n'abakozi b'Imana basigiwe umunwa wo kubohora, kuko kubohwa habanza amagambo, hakurikiraho ibikorwa. So rero intambwe ya kabiri tubonye nivuga ngo atuza ko Kristo
ari umwana w'Imana, yaje ari umuntu agahinduka akaba ari Imana, akadupfira ku musaraba kandi akazuka. Iyo umaze gukora ibyo bintu, kuko nta wibohora, ni nabwo ubasha guhamagara wa mukozi w'Imana, ni nabwo ubasha guhamagara abantu b'Imana. Noneho kuko watuje akanwa kawe, noneho nawe agakoresha akanwa ke. Yego hari imivumo yanditse, ariko ni imivugo yabaye. Ikindi iyo umaze kwatura, Yesu we aguha impamvu yo kwinjira, kuko bamaze kumenya ya soko wakomotseho, ya soko byajemo, ukatuza akanwa. Mu kwatuza akanwa ukirinda gukoresha kode ya shitani, ukirinda rwose gusenga ukoresheje kode ya shitani. Zigera kuri 3, ariko bana n'izindi kode nka 7. Kode ya mbere ngo nibura Imana bikore, iyo ni kode ya Satani. Tuzongera no gusenga gutyo. Jya wizera ngo Mana nzi ko ushobora byose bikora. Iyo utangiye ngo Mana ngo niba wabishobora bikore, deja wabyishe. Mera nk'umukozi w'Imana we yavuze ngo Mana nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Indi kode ya kabiri yo kwa shitani no jya bakoresha ngo Mana niba unkunda binkorera, deja yo ni kode yo kwa Satani. Imana iragukunda, shingira ku byanditswe byera, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Wagombye no gusenga udasa nk'uyitega. Kode yindi ya 3 ikomeye ya kwa Satani abantu bakoresha mu gutangira amasengesho, ngo ariko Mana mfiki nawe, ese kubera icyo ari jewe, kuki utabikorera jewe, ese kuki byagenze, kandi ugasanga na amakosa yawe ntiwarinze ururimi. Rero iyo umaze kubohoka, watuza akanwa kawe ukavuga uti mwaba dayimoni mwe, mwabarozi mwe, mwamigami mwe, mwabushomeri, ndatura ko Kristo ari umwami, ndatura ko Kristo afite ubushobozi. Wamara kwatura ugahamagara umuhanuzi cyangwa umushumba akagusengera. Kuko hari ibintu abantu bakunda kuvuga. Mwibuke Yesu amaze gukiza umubembe, yamubwiye amagambo 2 ati wakize ntibirangirira, genda usanga umutambyi umwiyereke kandi ujyane n'ituro Mose yategetse. Ibintu Yesu avuga ubihanaguza hiki. Niyo mpamvu ibiziriko bya benshi byabagumyeho kubera gukoresha akanwa kabo. Ariko winugire ikibazo, ntuvunike, turahari. Haleluya. Kandi ukwezi kwa 12 iyo migozi yose iracikagurika. Gusa ubanze wumve icyo umuhanuzi n'umutambyi akubwira, kandi ucyumve kandi ucyumvire, kandi umve ko ukeneye kubohoka. Urashaka guhora mu marira, urashaka guhora ubabaye, urashaka guhora urwaragurika. Ibyo nibyo wahisemo, nibyo wumva byakugirira akamaro, ariko ntibiri bukunde. Imana ikugirire neza. Watuze ko Kristo ari umwami, watuze yuko ashobora byose. Mu magambo ufite, erega Imana yakoze ibikwiye kugira ngo umuntu w'Imana abeho. Yashyizeho abashumba, ishyiraho abahanuzi, ishyiraho abigisha, ishyiraho abakora ibitangaza, ishyiraho abantu benshi, ishyiraho abantu kugira ngo utazagira icyo uzakena, kuko Imana ntiyifuza ko mu buryo bw'umwuka hagira umuntu uhomberwa, kandi Imana yashyizeho abantu. Bivuze ngo birakwiriye ko nkurikiye utera intambwe. Ubwenge ni bwiza nshuti, ubwenge ni bwiza, kandi nanjye ndabihamya ko ari bwiza. Ndemera ko rwose nabize barize, ariko iby'Imana ntabwo ari logique. Iby'Imana si nyurabwenge. Iby'Imana no kwizera. Kandi nta n'impamvu utakabyumvise, kuko uyu munsi uratsikamiwe, kuko uyu mwuka w'umuvumo ukomoka ku basekuru bacu, ukomoka mu bintu byagiye bitandukana, ubutaka bwavumwe ibintu bikavumwa. Ibyo byose iyo bije nitwe bigiraho imbaraga muri iyi generasiyo turiho. Ariko nagira ngo ubwire mubyeyi, mugabo, mwene data, nshuti y'Imana, akababaro umaze mu igihe kirekire, kucyumva wifuza ko wakaraga abana bawe. Ese uyu munsi bene ubona igikomere ko kikwatatse, iyi ntambwe kwatuza ko Kristo ari umwami, urambwira utari ko naratuye mbatizwa. Ibyo bitandukanye n'ibya karande, bitandukanye n'umuvumo. Uhatuye batizwa, ariko hari aho kwiye kugera ku musozi ukavuga ngo Mana nzi ko ushobora byose. Wamaze kumenya isoko, kandi kugira ngo isoko ibashe gukira, ubashe kuyisohokamo, hari ibyo wasabwe gukora. Nk'uko bavuze ngo
najyana asaba umunyu asaba n'urwabya agenda ajugunyamo. Wibuke neza ngo umuntu wese wahumanaga ngo yagendera akajyana igitambo ngo bagafata kuri ya maraso barangiza bakayamusigaho ngo barangiza bagashyira ikimenyetso cy'uko yamaze kubohoka, bakabyemeza ko yamaze kubohoka, kuko nta kintu cy'ubusa kiriho, nta n'icyo babonera gusa ibintu byose burya bisaba igiciro, kandi igiciro nicyo uba witekereje muri wowe. Rero umuntu wamaze kumva ko Kristo ari umwami, atari ukwatura ubatizwa, no, ahubwo ni mu gihe uhuye n'ikibazo. Reba kuko kuba utabyara uyu munsi kandi ukeneye abana, ikibabaje kandi nta n'umuryango ufite, ariko warashatse nta mwana ufite, none uricaye amarira kubanye menshi, wabohotse ugatera intambwe ugasanga abashumba bawe, ugasanga babisigiwe. Niba utahamagarage, hamagara nundi tugufashe maze tubohoke icyo kintu. Yesu Kristo akoresha abakozi be kugira ngo bikunde. So intambwe ya kabiri ni atuza shandori ya mai. Wikwatuza ko byakunaniye, wikwatura ko bidashoboka, wikwatura ko bitazavaho, wikwatura ko bidakunda, wikwatura ko bimazemo igihe kirekire, wibigira indirimbo yatuma uririmba ku manywa na nijoro, wivuga ngo na runaka byamuhezeho, witurika ngurire, ahubwo in your heart, mu mutima wawe, mu buzima bwawe, atuza akanwa kawe ngo Imana yanjye irashoboye. Nurangiza kubyatuza, ugufasha gusenga n'ugufasha kugira ngo bohoke ntibizamugora, kuko n'ubundi ameze nk'ugiye gutera urushinge ahoroshye. Aho rero gukonfesinga, kuvuga ibyo bintu, kwatuza akanwa no kuguma muri uwo mwanya bigira imbaraga buri gihe gutuma ubasha gutsinda urugamba, ubasha kuropike and fly more as I, ubasha kubisohokamo kuko Imana kumwe nawe. Atuza akanwa kawe, wiririmba ikibazo ririmba Imana, wiririmba ingorane ririmba Imana, wiririmba ibyakugoye ririmba Imana, wivuga ngo bibyananiye, no, ako kantu ni kabi ntukavuge. Ibintu birashoboka ku Mana niba wumva kandi utahagera. Hari abagufasha kugera aho hantu. Imana ashyizeho abahuza muri ubwo buryo. Rero intambwe ya kabiri niyo kwatuza ko Kristo ari umwami. Wikwatura ko batinze kurongorwa, wikwatura ko nta cyiza ugira, wikwatuza ngo nge nta cyiza ndabona kuva nabaho, wikwatuza ngo nge byananiye sinzi uko bizagenda, wikwatura ngo nanunaka yaransiye sinsengeye biranga, wikwatura ngo n'ibintu byaranze nta mpamvu gisingiye kurusha Imana. Wimera gutyo, wimera nko wa mwami wagaragaye muri Yesaya, bamubwiye ngo sabe ikimenyetso, ati nta kimenyetso nsabye, ati sinshaka kugora Imana, arabyihorera, Imana imwihera ikimenyetso. Wimera nkawe, ahubwo atura ibyiringiro, mwami Imana azantabara, cyo gutuma ntamwara. Vuga ibintu by'umunezero umutima wawe. Reka nkubwize ukuri muvandimwe, umuntu wese nakuvuga ujye umenya akabonye opportunity yo kugira ngo amenyekane, kuko bundi buri gihe hari umuntu umenyekana kubera ko yakuvuze. Ikindi cya kabiri, nta n'impamvu yo gutinda ku muntu wese ngo agize gutyo, kuko umuntu wabohotse niyo wamuvuga mpaganye ntago abyitaho. Rero cyambere ni ukwatuza akanwa. Atuza akanwa kawe, kwizera ko gushingire muri Kristo Yesu. Aya magambo meza nakunze cyane, nayakunze cyane. Yo, ni ukuvuga ngo mbere yo gusenya karande ikuriho, wowe nkurikiye, ntabwo gusa bikenewe kubimenya byonyine gusa, ahubwo hariho no kumenya ko Kristo yapfuye kubwo yo kumusaraba, ariko arangije aravuga ngo ngaho mushyire kwizera muri ngewe. Rero iyo umuntu amaze kumenya ukuri no guhagarara mu nzira, nibwo atangira gusona ko yasinya karande. Ni ukuvuga ngo before you can start breaking curses, not only of you need to know what Christ did for you on the cross, but it's important to confess your faith in Him. Nangombwa ko muri wowe ugiramo kwizera muri Kristo. Kuvuga ngo yagupfiriye ku musaraba, it's okay, yaradugupfiriye. Kuvuga no mwami no, ariko birakeneye kwiryo jambo uryinjiranamo, ukumva ko muri Kristo Yesu ari ibintu byose byashobokera. Aya ni amagambo numva nifuza ko twayabona. Navuga ngo before you can start breaking curses, not honor, do you need to know what Christ did for you on the cross? But it is important to
to confess your faith in him. Ni iki giciro rabini wa ndafashijwe kuri intambwe ya kabiri. Ni iby'igiciro kwatuza akanwa ukizera muri Kristo Yesu gusa kubera gupfa singombwa ngo yapfire ku musaba birahagije ngo nubwo ubizi ko yagupfire ku musaba nuzi ko yagucunguye ariko ni iby'ingenzi ko kwizera kwawe gushingira muri Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana. Ayo magambo ngira ngo yumve neza kandi uyasobanukirwe. Ni amagambo ndi gukunda, sinzi uburyo unyakira, sinzi uburyo uri munyumvamo. Nibyo koko urazi byo Kristo yakoze ku musaraba, magambo yatuvuzeho yatubwiye byose, hanakenewe ko muri we kwizera kwacu gushingira muri Kristo, gushingira muri we, gushingira mu byagiye adukorera kugira ngo tubashe gutsinda rwa rugamba nk'uko tuba tuganira ku magambo y'Imana. Kuko nubundi kiza kubaho nubundi, yaba ari wa muhanuzi, yaba ari umushumba wawe, yaba ari undi bugusengere, nawe hari icyo ari bukore. Nawe ubwe kugira ngo abashe gutandukanya n'izo karande no kugira ngo abashe kuvana muri we, kukuvanamo iyo badayimoni bagutera, nawe hari ikintu ahita akora immediately. Wavuga ko ari iki? Nawe arabanza akatura ibyiringiro muri Kristo Yesu. Hori yarabasando. Ntago muri kunyumva ariko Mana we cyangwa kansobanukirwa. No kuvuga ngo ushaka gukira umuvumo urabanza ukatuza ibyiringiro byawe muri Kristo. Na wa muhanuzi gusengera, na wa mushumba ugiye kugusengera, na wa muvuga butumwa ugiye kubikora, na barongera akongera agahamya kwizera muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo aje kubikora ku izina rye, aje kubikora ku ruhanga rwe, ushaka uzamwihorera, ariko nawe ubwe arabanza akagira gute? Mana we, reka nkubwize ukuri rwose. Naho yaba umuhanuzi, naho yaba umunyabwenge Imana yahaye umucyo, naho yaba umwarimu mwiza, nawe ubwo agomba kubanza kwizerera muri Kristo Yesu kugira ngo abashe kukubohora wa mugozi. Urumva ni ibintu biri reciproque, ni ibintu bibiri. Icyambere wowe uboshywe kuri step ya kabiri nukubanza ukamenya ibyo Kristo yakoze, ariko warangiza ukizerera muri we, katuzwa kumwami ari umwami, ukavuga ko ashoboye byose. Noneho na wa muntu uzagusengera, na wa muhanuzi, na wa mushumba, na wa muntu Imana yabisigiwe, na warongera akizerera muri Kristo Yesu kagiye gucagagura iyo migozi yose. Haleluya. Urumva ni lokete Imana ndafashijwe nubwo utabyumva, ariko nguko yatusepu ya kabiri niyo nukubanza kwiza muri Kristo, nubigukoreye nawe ubwe akaba ahagaze muri ayo mavuta meza. Imana ikumpera umugisha. Ndumva ariyo step ya kabiri, numva ashaka ko twaganiraho rwose cyane. Another prophet cyangwa se undi muntu w'umunyabwenge cyangwa undi muntu w'umuhanga haravuga ngo he must believe in him kugira ngo nawe abashe kukubohora. Imana ikumenyesha mu izina rya Yesu. Atuza akanwa kawe, koresha imbaraga zawe, koresha gahunda zawe, gendana n'Imana, ntukongere kurira, ntukongere ngo ntibishoboka, ntukongere ngo ntibizakunda, ntukongere ngo kanaka byaramunaniye niyo ntiyambohoye. No. Bigaragara ko impamvu imwe muri mwatabohotse nuko habaho impamvu ebyiri. Kuba wowe ubwawe ukivuga ngo yenda byashoboka cyangwa ntibizashoboka, Imana ntiyabinkorera, cyangwa usanga ubabwenga gusengere nawe atarabanje kwizerera muri Kristo, ahubwo wakizera muri we akumva ko babikiza. Njya mbumva ntibanira amabuye ngo je nazuye abantu, kagira ngo kuki azura abantu abagira usororo yajya akabazura bataragerayo. Yagombye kuvuga ngo Imana yarankoresheje. Soro kuba udashobora kubohoka nuko icyambere iby'Imana yamukoresheje yabigize nka kampani yashinze, kandi nukuri haramutse haruzura bapfuye ntago abantu bakadupfanye buriya. Yagombye bati je Imana yankoresheje iki, Imana inkoresheje. Rero kuba utabohoka, kuba umuvumo utakuvaho, nizo mpamvu ebyiri. Kuba ubwawe
utagira umutima wo kwatuza ko Imana yabikora, rokori amase utabasha kwatura ko Imana yabikora, warangiza ukajya gusengerwa n'undi muntu nawe utabanje kujya mu byiringiro bya Kristo, akumva ko ari igikorwa cye cyangwa ari we wabyizanye. Aha rero bisubiza imbaraga ebyiri kandi intambwe ikomeye, muhari muzo ntambwe ebyiri, ucyagutegetse ukagikora, ariko nawe akiringira mu Mana, ko akiringira muri Kristo yuko agiye guca uwo mugozi. Muduhamagare tubafashe, muduhamagare tubasengere, muduhamagare tuyo kutubigenza ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi Imana ibikora neza kandi Imana ivuga nawe. Haleluya. Ni ibintu bibiri. Nyaboneka niba ushaka ko bigucikaho, niba ushaka kuvaho, ndagusaba ikintu kimwe, nuko muri wowe imbere ubanza ukirinda ibyakoze ku musaruro abizi yaragucunga, ariko noneho kugira ngo uve muri karande, banza wizerere muri Kristo Yesu. Ikintu cyose ugishyire muri Kristo Yesu, nurangiza no gusengera nawe yizerere muri Kristo mu buhoke. Murakoze, Imana bampere umugisha. Muduhamagare tubafashe gusenga, ni muri ya masengesho. Ngira ngo amasengesho atangira kuwa mbere kandi itariki irumvikana yo kuwa mbere tuzaba turi kumwe. Imana ibahe umugisha, ndabishimira. Data wa twese bampere umugisha, bagire neza kandi Mwami wafashe kumeze kubarinda muri byose mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Amasengesho akenewe muduhamagare tubafashe gusenga. Imana ibaduhere umugisha. Bye bye.